Ushyize mu gitebo cy'inzoga mu gicuma cy'inzoga. Babitangaza nawe niba ushaka duterura nka ryabuye ugeze guterura ushaka kuri nkubita. Turariterura turi guhonde ku maguru. Nujya kusebya mugezo kugira ngo urye. Mwarabibonye zo wundi muri Kongo. Abakongomani bose bahawe ubufaranga n'abantu bari yo hirya no hino ku isi banga igihugu biriwe ku mupaka hariya umwe arasimbutse umupaka azingo amasafu yo mu Rwanda ntabwo akirasa yayise amashaza kamukoze ku mutwe araguye abandi bagira ubwo nuko mu bapasiteri bagiye babizamura aba bapasiteri bavuye kure barwanambara ubu rero uzabona umwana wavutse ngo aje kuvuga ngo Imana ngo irantumye ngitunye kuri Salongo kuki gutuma kuri Salongo yagutumye kuri nyoko wanyu cyangwa gutuma kuri so Salongo niwe wabonye ko umunyabyaha muri kino gihugu ikibanza navuze ko gihari iyo umuntu aguhaye uramushimira kandi ntabwo ari giye wahaye ari giye wahaye ari kumbwira ati mpaye wowe nkawe ikibanza personal ariko amahaye ikibanza cyo kubakamo umurimo w'Imana noneho rero umuntu ashobora kwibaza ngo ariko kuki Pastor Claude yakiriye ikibanza cy'umupfumu wowe unyura muri uwo muhanda uwunyuriramo iki rero Salongo genda gushimiye Muranzi, yes, you know, it's your boy P. Onika Sweat. This is Big Town TV, the home of showbiz, home of vibe, home of happiness, inzu ya byose. Ni nkubwira ibyishimo mve ko turi mu byishimo bikomeye cyane. Dore ko uyu munsi turi kumwe n'abantu babiri, abagabo bakomeye cyane. Ku ruhande rw'iburyo muri screen zanyu turi kumwe na Pastor Jean Claude. Pastor mumeze neza? Ku ruhande rw'imoso turi kumwe na Dr. akaba n'umupfungo bivuze ngo n'umuntu uterekera abakurambere cyangwa se Imana yacu nkuru y'u Rwanda Dr. Salongo. Bonjour beaucoup. Murakomeye cyane. Imana ishimwe. Meze bite Big Town? Ko nkomeye. Amwita Pasi amakuru y'iminsi Pasi. Korodere gaba yanjanye amafaranga yakora dutari warya kuyande. Salongo nongeye kwishimira kukwakira ku Mubona TV amahoro. Meze neza cyane. Ntabwo ndakubonye umuntu utari fit. ubundi Yego. Yego. Hari umuntu hamwe ngo ni inkoni ngo ashobora kuba Dr. Salongo ngo ari papa wa Mitsutsu. Kuko Mitsutsu naragahora nagakoni hakayi. Barakubwira icyo bisobanuye cyane. Mbere ya byose ngira ngo yenda hari byinshi cyane yumva ushaka kubwira abantu bakurikiye. Ngira ngo niba hari ijambo cyangwa ubundi butumwa runaka wumva ushaka gutanga kuri kino kiganiro kuko ndabizi ko umutima wawe ndabona utari hamwe. Iyo huye na Salongo byishimo biragusaga. Claude yabwiye umuhungu we Salongo aravuga ngo Salongo umwana wanjye ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga uzabona Nukuri. Imana ya data wa twese umwana n'umwuka wera turamushimira iki kiganiro kuba turiho n'ukubera ko wayemeye ko tubaho twicaye muri iki kiganiro na Salongo rubangirwa w'isoni nami Imana ntaba ari twe izina rye rikanye hamwe tugushimiye kubw'ibyo rero abagiye kuyikurikirana bose nami Imana imitima yabo ifunguke kugitega amatwi abakora subscribe kuri ibinyamakuru bibiri Mubona TV na Big Town TV bose data twese ko bagura ubwami bwawe bagura data twese ibikorwa byawe nawe urushaho kubagurira imbago zabo no kwagura ibyiza urakoze rero ntabe Pasi habe PUP ahubwo izina rye habe cyo Yesu Uti PUP. Ngo ti PUP agizina ryanjye ntago rivugwa n'umuntu upfuye kuboneka wese. Hanze unasogongere. Pastor Claude kubuzima bwacu ni kwavuga So na burano ubuzima ra. amaze n'ubuzima. Ako buriya Salongo nawe yadusengera buriya dutangira ra. gatereka hasi amategeko yo kubuzima bwo gutya yari bikomeye cyane Ibyo nta mategeko agenga bamwe. Ushatse kuvuga ko si papa bitangaza buze ukuri. Ibyabo babizanye bataza kubigarukaho cyane. Urugo rwacu urwakire gutya Salongo yenda kuri no ruhande haciyemo iminsi itari mike yenda abantu bakubona mu bikorwa bitandukanye by'urukundo mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere mu kubaka imihanda mu gufasha abantu mu buryo butandukanye ariko uyu munsi wa none
twongeye kubona wicaye na Pastor Claude mwari muri kumwe n'ubuye byashize aragusuye mu rugo uramwakira mu buryo butandukanye muranaririmba mukorana umurimo w'Imana mu buryo bwo kuririmba. Pastor Claude ubu mufata gute ubundi guhura na Pastor Claude bisobanuye iki kuri Dr. Salongo? Urakoze mbere byose nabyamubanga soza abantu badukurikiye bakurikiye bino binyamakuru byombi byaje bikaza kuduhuza na Pastor Claude ariko icyo nagira ngo mbasabe bakurikiye ibinyamakuru abantu bagira ingeso mbi kandi kuva kera mu muco ntabwo dukora ingeso mbi usanga umuntu agiye gukurikira ikiganiro content bimwe mwashyizeho title arangize akanze amara gukandaho akavuga ngo akajya gutanga comment atabanje no kumva n'icyo abantu bavugaga nta n'amasegonda 10 yumvise agahita avuga ibintu atumvise uwo nguwo babita injajwa kera kubinjajwa ibyo tumvise n'abanyamazimwe abasaba rero kugira ngo wo kuza kuba muri abo ngabo bakurikiye zino channel ikiganiro ushireho data zawe wo kuzipfusha gusa uzesha icyuma. Ikindi cya kabiri ngiye kubabwira bahaye umukoro ubu muntu wese uzajya kujya kuri channel uzajya nza namuzaniye umukoro kugira ngo aho kugira ngo tumwanya umukoro z'ibihumbi 10 ndabaza ikibazo nicyo ntangiranye nacyo ku bantu bakurikiye izi channel zanyu ndabaza abantu ngo igihugu ni iki ugende mu mukopere nzare umuntu wagishubije neza bango uragisubiza andike muri comment igihugu ni iki bakishe kare igihugu waruvuze n'abaturage aya ni iki ugisobanure cyangwa gisesengure n'umuntu uzareba umuntu washubije neza muri za comment mukunda gutanga bizakomeza bigenda zongera 20 aho kugira ngo mutu umwanya akabura icyo avuga atari ko buri mikoro ya Bigitawuni dore agashashi kavuyeho irashaje kandi atari bukugorere yindi ora nawe ugashyizemo rero mubikurikire baza kubagirira akamaro bitondera wumva amagambo ngiye kukubwira kuko wowe urimo kumva cyangwa urimo no kureba ni wowe ngiye kubwira mvugane nawe n'iminota tugiye kumarana. Kurikira Pastor Claude niba utamwemera ukwiriye unafungura wita umwanya byihorere ujya avuga ko nta kamaro bigufitiye uko nujya kuvugura ngo urimo kujajwa ntabwo twe abantu bakuru nyikundi njajwa niyo mpamvu mubona maze iminsi ari ku macano cyane. Okay. Nuko ukiri kunjajwe uvuga uti hari abantu batuvuga ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se bakaza bakritika ibintu bidasanzwe. Mu gitondo kare mbyutse ngiye kunywa icyayi nabonye inkuru isohoka wambaye amapingu. Sinzi niba wigeze kuyibonaho. waba uvuye muri ribu nambaye ipingu jewe ribu abugereza wayibonye ku binyamakuru reka mbivugeho ibinyamakuru by'iki gihe abantu bafite amacano tujye dushaka niyo mpamvu umuntu kujya ku macano yose ngira burya nshakaho ariko niravuka ngo yise ngo Yerusalemu nshya ntaragera Nazareti akaza ashakisha abantu bamaze kugira aho bagera kugira ngo ya nkuru ye ikorwe ayikore neza ashaka ibyo kurya rero mwishakira hirayiko ndaza kubahagurukira umuntu wese uzi kubona uzakuza gukora utuntu nk'uko nyandika amapingu uvuga kuri Salongo bitampaye agaciro nabuza kukorohera nabuza kongera kuborohera kuko umaze gukabya ushaka ibyo kurya kati imodoka tega imodoka ari amafaranga make yo vuye Kigali n'amafaranga make mu rwose n'itike nzayigusubiza nkugabuye uve hari uhaze numara guhaga ugende ubwira abantu Salongo yanga ufite naho aruhukira agera umuhe naho aryama aruhuka aho kugira ngo kwirirwa wabuze ibyo ushyira kuri YouTube ngo Salongo yambitswe amapingu ngo Imana yo mwijuru ngikoze gutya ntabwo Imana ari uko gukora muracumura mwebwe abantu mwigize mwagiye mu Mana murabapagani musige murabapagani uciye mu Mana urumva Imana rero mwitesha agaciro kuko ikora ntabwo ikora nk'ibyo ngibyo mwebwe mukora ubwo mu mbaraga zanyu mufite abo bantu bakwandika ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se bica izina ryawe
ariko hari n'abanyamasengesho bigaragaje ko ubundi abantu utinya ni bande ko ngo ari abantu ngo utinya bakubitsemo ubwoba ibyo nabyo bimaze iminsi bigaragara bariya abantu niyo mpamvu ituma umaze iminsi waracecetse kuko hari abantu bigaragaje ko yihingiraga ibirayi bye amutesheje umwanya wo kujya guhinga ufashe umukecuru runaka ngo afite imbaraga z'Imana aje kuvuga kuri Salongo ariho umubwiye ibyo aza kuvuga nurangiza avuga ibintu bye ndasenga ngira gutya none Salongo arantinya yewe ninde muntu ntinya uretse kuba yewe ntabwo ntinya umuntu cyangwa ngo ntinya abantu ahubwo ndabubaha kuvuga ngo rero iyo unyubahutse kandi yewe nanjye ntagutinya nkubaha ushatse kubibahuka kuvuga ngo niba uri umuyobozi unyobora kuvuga ngo ngomba kugutinya yewe ngomba kugukunda kubaha kubahuka ni ukubwira ibyo bitagomba kujyana n'ibyo ushaka n'ibyo wowe umubwira ibitajyanye n'ibyo ushaka ariko nkakubwiza ukuri ukoze isoni mu ruhame ntabwo mbikunda ariko ushobora kubwira ibyo wari uvuze ndabona bitandikira binyuranye n'amahame wemeye ibintu rero byo tubitandukanya abantu bamenye ngo hari inzira ugomba gucamo yo kuvuga umuntu runaka kongera kubaha umwanya na mutoya abantu mugenda mushyiraho amafoto ya Salongo kugira ngo mubone uko murya mu gitondo ndabyanze mushaka izindi content byo gusura nyogokuru wawe mu cyaro aho ari waramutaye nta nubwo no kumugurira n'akacyayi ntabwo urana umufotore ushyiraho ifoto yo gutuye nyogokuru wanjye yandeze neza yajyaga agirira abantu neza urumva sogokuru wanjye cyangwa mama wacu yakundaga abantu bijyanye n'umuco nuko byagendaga bana kuza kureba Salongo maze imyaka yubaka n'abantu agirira abantu neza mu byo kumugira ikindi kintu ntazi okay Salongo umuntu ngo atinya ngo umurokore ndumva muvuze birumvikana hari ikintu nshaka kubabaza muravuze muti narabaretse barajya cyangwa se njya mbareka bakarya ariko muravuze ati mukomeza kurengera nanjye nshobora kuzabahagurukira kubahagurukirana navugaga hari imbaraga za leta kwitabaza RIB ikaba yabakurikirana cyangwa uzakoresha za mbaraga zawe kuba wamukubitisha inkuba kuba wamunyabisha inkoni uzakoresha izo mbaraga aho ngaho cyangwa uzifashisha iki wihanangiriza abo bantu ugiye kurwana uzi ngo ufite intwaro zingana gute zose nziyambaza kugira ngo ugere nsubire guhana umuntu izo ntago wowe bikureba baza ibindi bibazo okay ibibaye birasa nkaho ari ubugira kenshi dore ko na Pastor Claude byamubayeho Pastor Claude nyuma yo kubona na mugenzi wawe Dr Salongo bamwadukira nkuko nawe mu minsi yashize byari byakubayeho kajya no muri RIB ibi bintu wabibonye ute kuri wowe icyo nabibonyemo ni uko abantu dukwiye kubana kuko muri YouTube dutangamo ibitekerezo hagakoreshwa n'amafoto bari kuvaninga niba ari ukurira gute bizi ariko nuko nasanze harimo amakosa menshi urumva niba umuntu avuze kuri kanaka Dr Salongo uko yaravuze amafoto ye umuntu ashobora kuba yakoresha ifoto ya Salongo akarya urumva pyuni karamenda ndakumva ukoresheje ifoto y'umuntu mu buryo buri bwiza ukabuzi ko iyo foto iri butume ikiganiro cyawe kiri burebwe ikanaguha umugati ikaguha umugati ukabasha kubaho ugatunga abana ugatunga umugore cyangwa se waba utaranamushaka ikazagushakira umugore wavuze neza Salongo muri icyo kiganiro nibwira yuko ntacyo byaba bitwaye yanakuremera dore ko yavuze no gusubiza ikibazo mu 10,000 n'uvuga uti Salongo buriya agenda mwikundira buriya abagushyiraho amafoto bose ahubwo babihindura mu yindi nyito kugira ngo bigaragaze ukuntu ariko bagukunda kuko urumva niba ubasha kubagaburira ifoto yawe bayishyira kuri za YouTube zabo ikabagaburira ikabaha views hanyuma YouTube ikabaha amayero n'amadolari urumva rero ahubwo icyo navuga cyo urabona gufata ifoto y'umuntu ukashyiraho amapingu ntabwo ari byo nkuko yari mwarabivuga ntabwo ari byiza babita isebanya buhanga nuvuga ngo rero icyaha nk'icyo
gihanwa ngire ngo hakoreshejwe ingingo ya 64 imanza shinjabyaha. Icyo ngicyo ni muri shinjabyaha atari mbonezamubano. Mbonezamubano ni divorce y'umugabo n'umugore, ni wowe na pasi mwicaranye, hari ikibazo mufitanye mwahanye amafaranga mu buryo bwemewe n'amategeko mu nyandiko, ariko pasi ntushaka kumwishyura, pasi aragusabye kumwishyura, biranze, akureze aho utuye, biranze mu bunzi, biranze, none habunzi bagutegetse kwishyura pasi, urabyanze, pasi icyo gihe ahita ajya mu rukiko, imanza mboneza mubano. So rero urumva none icyakiri penali, icyakiza mu ntuze muri shinjabyaha, yego kuba mu penali, nuvuga ngo shinjabyaha nuvuga ngo iyo foto Salongo agiye agatanga ikirego kuri icyo kinyamakuru cyamukizeho amapingu, kivuga ngo baraboshywe, urumva Salongo akababoshya amapingu, nuvuga ngo icyo gihe Salongo icyo gihe Libi ramubaza ngo ninde muntu ufite abantu babonye icyo kiganiro, wabyumvise pasi, yego ufite hari abantu babonye icyo kiganiro, icyo gihe arahita agaragaza Cedric w'Impanuro TV nka cameraman ati dore Cedric wo ku manuro yanyohereje, dore ngaha link yarayimpaye, dore kanaka pasi yampaye link. Icyo gihe pasi na Cedric barabahamagara muri bizabahamagara nk'abatanga buhamya, baze bemeze ko icyo kiganiro kuko bakibonye. Niba mara kubona ko bakibonye, ubwo already icyaha cyamaze gufata wa muntu. Icyaha kiva ku myaka 2 kugera ku myaka itarenze imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni agahumburi hafi aho ngaho uko. bijyanye n'ibyo wasabye, yenda reka ibyo ngibyo tunabiga. Urumva noneho leta hari hazabi gusaba kuri ibyo bintu wakoze, kuko nuvuga ngo icyo gihe Salongo nta nubwo ashaka umwavoka, ahubwo leta ni imuburanira, umushinjacyaha ni umuburanira, ahubwo umwavoka ashakwa na wa wundi warezwe. Urumva rero kandi utitabye ntabwo ushobora kwitabisha umwavoka ngo bikunde, kuko ni shinjabyaha. Rero Salongo ibyo avuga ni iby'ukuri. Nanjye icyatumye mbikora nuko papa bitangaza afashe ifoto y'inzoga ayikubita ku kiganiro kiwe. Urumva yavuga ati Pastor Claude yanjye ndamukunda, yagiye angira inama mu nzoga nanywaga, kuko yari yavuze ngo yanywaga inzoga. So urumva rero ariko je sinamubonye hanaho nayicaranye nawe, ntabwo namubonye nicaranye nawe mu biganiro nk'uko nicaranye nawe dusenga n'Imana rimwe na rimwe, ntabwo namubonye jewe. Rero urumva gufata umuntu ukamushyira mu kintu cyawe, ubu sinshobora kuvuga ngo pasi ngo namubonye ngo hanaha, no. Sinshinzwe gutanga ubuhamya bwanjye mushyiremo na pasi, sinshinzwe kwihana ngo ushyiremo na pasi, nihanye nkanjye, pasi nawe azihana ku giti cye. Yagushyize mu gitebo cy'inzoga, mu gicuma cy'inzoga. Yafashije mu rwina, urabona nk'uko wicaye umuntu agafata inkoko, nk'uko wicaye umuntu agafata inkoko n'amapingu akari gukubita nka kuriya ubu tweretse ikiganiro tidoro umuntu yashyizeho amapingu, nka kuri ukitweretse tukakibona, bagushyizeho amapingu n'inkoko zikuri. Nandi wonse kanyine barabagano bafite ibiganiro by'abarokore ngo baba Kristo, ukabona ngo Yesu yakubahije amapingu ngo babashyize hasi. Biriya ntabwo ari byo, ni umuntu binyeretse hano, ariko ndamugaye. Jewe uretse no kujya mu mbaraga za leta, jewe ngomba gufesinga umuntu face to face, nkabanza nka kwisangira agiye nka kureba uko ubu ngubu najyaga mbareka, ariko nsanze bamaze gukabya. None rero bagushyize mu gicuba cy'inzoga, Salongo wenda ntari kubikaba, bagushyize mu gicuba cy'inzoga kandi uri pasiteri. Yenda reka twinjira mu kiganiro nyirizina, ko nta kari gaciyemo. Byemewe gufata ifoto y'umuntu ukayikoresha uko ushaka nyandagazi, ntabwo byemewe. Reka duse nkaho twinjira mu kino kiganiro, ngire ngo tunabashimire cyane, tuba tugomba kuganira kuri ibyo bintu by'ingenzi. Tunabashimire kuri mwanya mamuduhaye. Salongo, ubwo duheruka mu rugo twari turimo na Pastor Claude, twagira ibihe byiza cyane, haba mu kuririmba ndetse n'ibindi bitandukanye byahabaye. Nibwo wagize gutya uravuga uti nemeye ubutaka bwo kubaka inzu y'Imana nk'umukristo mu Badventiste munsi wa 7, nanjye nemeye gushyigikira umurimo w'Imana, ntitaye itorero iryo ari ryo ryose Pastor Claude akora mu murimo w'Imana, muhaye ikibanza kubaka inzu y'Imana. Ibyo haciyemo igihe, umwaka ugiye gushira, ibyo bisezeranijwe, twabonye wubaka amakaburimbo, twabonye ushinga ama equipe, twabonye wubaka amahoteli, abantu baza n'Inyamata bazabasure rwose, n'ahantu heza cyane. N'abakobwa beza. Umuntu agomba kurana n'abantu beza n'ubundi. Uyu muntu ari mwiza akorana n'abantu beza. Uyu munsi reka nikomereza ikibazo cyanjye mwimvangire. So uyu munsi ndibaza rero Salongo, bimeze bite? Ese ibyo gutanga ikibanza byaciyemo, ese mwarabyihoreye? Uyu munsi ubundi bigeze hehe? Kongira ngo ni kintu nifitiye amatsiko cyane ngo mbonye. Ikibanza kirahari, pastor amaze igihe ngira ngo yari yaragiye mu mahanga,
ngeze kumubona ngo yuriye indege ari ku kibuga cy'indege. Hanyuma agarutse ajya mu bintu byinshi, yari afite imirimo myinshi ngo yo kubwiriza ubutumwa. Intambara za papa bitangaza. Intambara urumva izo saga za papa bitangaza. Ariko ikibazo kirahari. Papa bitangaza ariko nawe niba yarakoze ayo makosa azihane. Azihane, ntago ubupasiteri cyangwa muri kino gihe ari uguhangana n'umuntu cyangwa kumusebya ngo ushyire icyo, ntago bicyubaka abantu. Jewe mu mahame yanjye nemera no mu byo ngenderaho, ntanga gusebya umuntu wundi ku kazi ke akora, cyangwa nuko byaba ari byo, nubwo byaba ari byo, kuko pasiteri yagiye agasoma ku gahiye, uko biravuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ngo ushobora kunywaho gakeya, urumva? Kandi ibyo ngibyo bimenywa na nyirabyo. Nta urabona pasita Claude yitura hasi ngo umusanga ahantu cyangwa ngo mu kabari yasebye ngo yagize gutya, nta hantu turabibona. Ariko noneho bigakorwa n'umupasiteri mugenzi wawe wa polisi, nuvuga ngo aba harimo ikindi kiza kihangana no gusebanya no guhangana mu bintu by'umurimo mukora w'Imana. Isi ya none ahantu igeze babitangaza, nawe niba ushaka ko duterura nka ryabuye ugeze guterura ushaka kuri nkubita, turariterura turi guhonde ku maguru. Ntago dukubita ku mutwe cyangwa ku nda cyangwa ku maboko, turakubita ku maguru babare. Nubabara usimbuke, numara gusimbuka tukabare kuri abusimbutse nyine urirenge, ariko ryakubabaje kubera ko utangiye kuvogera mugenzi wawe. Abapasiteri baseba abanyabagenzi babo ntago je mbikunda, kuko nanjye nanga umuntu uza kunsebya kugira ngo urye. Nujya kusebya mugenzi wawe kugira ngo urye, ukajya gusebya igihugu kugira ngo urye, ntago umenye icyo gikozinze. Kuvuga ngo ukozinze ibintu biri ku muntu cyangwa ku gihugu kugira ngo wowe ubone ukurya. Tujya tubibona ku bantu bari hanze y'igihugu, abandi bari hirya no hino bananiwe gutanga basure mu gihugu, baze dufatanye kucyubaka, twubake n'iyi mihanda yacu, dukora iki, dufashe leta. Barangiza bakajya kuvuga igihugu nabi kugira ngo abazungu bamugaburire. Mwarabibonye ejo bundi muri Kongo, abakongomani bose bahawe ubufaranga n'abantu bari iyo hirya no hino ku isi, banga igihugu, bari ku mupaka hariya, umwe arasimbutse umupaka azi ngo amasafu yo mu Rwanda ntabwo akirasa, urumva? Yari yayise amashaza. Yayise amashaza, kamukoze ku mutwe araguye, abandi bagira ubwoba. No kuvuga ngo rero hari ibintu abantu batekereza niba bagifite ubwenge byaranshobeye. Nibi rero nuko no kuza kuri Claude noneho mufate nkawe ko afite umuryango, afite n'andi bantu bamukurikira, bamwubaha, bamuha agaciro. Salongo nuko afite abantu umuryango mugari afitiye akamaro. Wowe ukabyuka mu gitondo n'agacano kawe, nta n'abantu 15 uranagira, kandi abagukurikira nawe suko bagukunda, ahubwo baba bari ububwa bwawe n'ibyo wikoza, bakavuga bati nkaka ngaka aravuga ibiki, urumva? Mwanyize ukaza gufata umuntu nka Salongo cyangwa umuntu nka Claude n'undi n'igihugu muri rusange ukajya kuvuga amateshwa. Ibintu ntabwo bikiri byo, ntabwo rero bizongera kujya byihanganirwa, n'igihugu cyarabyanze, urumva? None rero abo bantu bose, jewe umuntu uzongera gukora ibyo bintu rwose tuzamukubita akanyafu. Gatiri ku kibanza. Ku kibanza noneho sasa. Ikibanza navuze ko gihari. Claude ubu yahugutse, niba yahugutse muzongera mugaruka inyamata nkuko mwaje cyagihe, tugiye tukirebe. Yubaka tucubake mu rusengero. Ejo turaza. Urumva? Nimba n'umwanya naye njya mu rusengero dusenga Imana. Amen. Corona yari yatubujije gusenga, ariko mu rusengero tujyayo. Njya mu rusengero nkagenda nkasenga, abantu bakabona aho mpagaze. Dore Salongo aje mu rusengero, ukagira ngo mu rusengero kujyayo kwa data wa twese, yewe ndarahaciwe. Hari imyumvire abantu bafite. Ngo ngeze nko mu rusengero cyangwa mu ruhame, abantu batangira kurebana. Dore Salongo naje mu rusengero, nese bamba Imana arayizi, nese wowe uyizi watanze iki? Wowe uyizi watanze iki, nicyo wayihaye? Nicyo watanze mwana wa Data. Ukuvuga ngo abantu uburyo bafata Salongo, jewe ndi umuvuzi gakondo, uvura gakondo, ugendera ku muco, kandi utazi gakondo rero no muco nyarwanda ntabwo n'Imana waba uyizi, kuko Imana igendera ku muco. N'Abisirayeli bari mu mico yabo n'imigenzo yabo, nibyo bakundaga gukora byose, urumva? No kuvuga ngo rero ahubwo abatazi Imana bo barayigoreka, bakayifata bakayidukuraho, bakayiha bakayitugurisha. Pasiteri Claude wenye numva atandukanye nabo, uko niyo mpamvu tunicaranye n'aka kanya. Pasiteri benshi twagiye twicana mu studio y'amateleviziyo namwe, ariko uba wumva ko bafitemo kakantu ngo bazaze wanjye ngo tujye ngo tubitwike. Ese uraza gutwika imiti ivura abanyarwanda? Nuyitwika bigende gute?
ubwo niho uzaho twitsa abantu bivuriza iwawe niho kugenda ugatwika se hashika cyangwa ukajya Faisal ukayitwika ntabwo wabifata gutyo cyo kwasanga ngo bifata nk'uwatwika se hashika bifate gutyo niho kugenda ugatwika Faisal bakorohera se ngaho aho uzibeshye mwiteranye muri abapasiteri muze uhirahire nguzanye n'umuriro ngutwike none yewe mbotse noneho hari n'abaje ubakubita hari n'abaje ngo baje gusenga mbaha abarwayi barasenga biranga nukuvuga ngo rero Salongo jewe ndumwe uhaguruka nkavuga abandi njya mbabona kenshi kuri YouTube bagenzi bacu bariho bigana ngo bitangaza ntago bazi nuko bikorwa nta n'ibyangombwa turabaha by'ubuvuzi gakondo ubuto nabwo tugiye kubahagurukira barimo bagenda bigana kuri YouTube ngo bari inzoka ngo abandi ngo bikwe ngo burapfuye ngo mu masogonda 10 sinzi ibintu njyambo bafatanye ngo basambana ngo ibiki bariho barinjira muri ubu buvuzi tugiye gutangira kubaha ama lisansi yo mu rwego rwo hejuru kugira ngo ubone ubuvuzi gakondo tubuvanemo akajagari nuko mu bapasiteri bagiye babizamura aba bapasiteri bavuye kure barwanambara ubu rero ejo uzabona umwana wavutse ngo aje kuvuga ngo Imana ngo irantumye kuri Salongo kuki gutuma kuri Salongo yagutumye kuri nyoko wanyu cyangwa weka gutuma kuri so Salongo niwe wabonye ko ari umunyabyaha muri kino gihugu hari ibintu abantu bavuga hari abarozi baroga abantu ugasanga Salongo aravura abarozi arahangana n'abarozi nawe nibyo usengera kuki untandukanya nawe kandi muri gusangira umugozi umwe turimo dusenyera umugozi umwe kugira ngo twubake societe nzima tubeho tutaroga je nyambwira abantu ibintu bibiri nkakubwira nti wowe muntu w'Imana utinya Imana baho utaroga ubeho utarogwa gisha je numara kubyirinda birindwa niki kubaho utaroga no kutazarogwa ariko nurogwa nawe uzashaka kujya kwihanira ariho uzajya gushaka ikintu cyaguhanira kandi abarozi baroga barahara ariko jewe sindoga ndahana nkuko pasiteri nawe abwira Imana ati Mana dore uriya muntu yahemukiye umuntu reba icyano wamuha uko abantu bajya mu nsengero bajya bagiye gushaka nabo baba bagiye kurogesha amavuta y'umukozi w'Imana abantu baba bagiye kurogesha kwa bapasiteri bano ntimukabije mubihakana kubera iki iyo umuntu ababaye abwira Imana ngo Mana ngo mbabariye ngo wamuhana cyangwa ukamukubitira nk'inkuba nuko ngo Imana ko bazi ko ishobora byose ashaka kujya mu ibanga gusaba pasiteri ati ndagusaba byo nusabira Imana impanire kanaka pasiteri se barabihakana avuga ati turo rizana urebe ko ndagusengera ijoro ahubwo arari iramugaragaza mugere ku musozi uzasanga undi wabaye avuga ngo Mana ngo ndasanga uriya muntu wakoze ngo mugaragaze yigaragaze nuvuga ngo icyo usaba urarogesheje kugira ngo already Imana ihanuriya muntu kuki se wowe imuhana imukamugaragaza wowe nta byaha ukora amubabariye ko Yesu Kristo wowe ibyaha byose wakoze se niko yakugaragaje niko Imana yakugaragaje mu byaha byose ufite nabarozi biyoberanyije bajya kurogesha ku Mana bakajya no kwa Salongo cyangwa nahandi no kuvuga ngo rero kuroga no kurogesha bidatandukanye n'ubuvuzi gakondo n'umuco nyarwanda twebwe twemera tunagenderaho umuco gakondo tugenderaho twemera ko umuntu ashobora kurogwa akajya no kuyivuza nkuko wajya kwa kizungu bakakuvura nibyo Salongo akora niba Salongo afite imbaraga yo kwirukana amahembe na nyabingi urumva na nyabingi nibindi nibitega nibiki byose bisobanuye ko yambaraga izajya kwirukana bya bintu baguteje kuko wowe nta bushobozi ufite bwo kubireba no kubibona niyo mpamvu utantandukanya na pasiteri ufite ubushobozi bwo kubisengera Imana nayo ikaba yabyirukana ariko ubuvuzi gakondo ubuvuzi bw'ikizungu Imana byose biruzuzanya Pasiteri Claude mwijambo ryuzuye umunezero niki mwabwira Salongo kuba iki kibanza navuze ati uba ready n'akanya uba ready tumanuka yenkiguhereze ikintu nabanza ndashimira egera mikoro kugira ngo bakumve neza tudufatiye ntacyo icyambere iyo umuntu aguhaye uramushimira kandi ntabwo ari giye wahaye wenyine ntabwo ahaye giye wenyine ahaye pasi ahaye abakunzi ba Big Town ahaye abakunzi b'abanyarwanda bakiristu abifuza umurimo w'Imana kutera imbere abanyenyamata ababugesera ntarama kurareti abacyugaro abamwogo abamayange abamusenyi abaruhuha abakamabuye abamaranyunda aho hafi aho abanyabagendwa bose abo muri juru kabukuba bose yewe n'abibatima bose abamareba abanzira nziza
bose bo mu murenge wa Nyarugenge muzi ko hari umurenge wa Nyarugenge mu Bugesera uhari umanuka za Rwabusoro wambuka Rwabusoro aha abo bose rero abahaye inyubako y'urusengero kuko ntabwo ari giye wahaye ari giye wahaye ari kumbwira ati mpaye wowe nkawe ikibanza personal ariko amahaye ikibanza cyo kubakamo umurimo w'Imana ntabwo ari icumbi ryawe oya ntabwo ari icumbi ryanjye hanyuma rero icyo navuga Imana ihamagara Aburahamu yamuhamagaye kuva muri Uriya Bakarudaya Aburahamu Setera yacuruzaga ibigirwamana hanyuma Imana imuhamagara iramubwira ngo va kwa so Tera ujye mu gihugu nzakwereka rero hari umuntu ushobora kuvuga ngo ari ku kibanza cy'umupfumu wemeye kwakira ikibazo cy'umupfumu koko Salongo ni umuturage yubakiye kaburimbo abaturage abakristo b'abazayoni temple abadepera abadivantiste banyura muri kaburimbo Salongo yubatse ntawanze kwinyuramo ngo nuko ari umuadepera ntawanze kwinyuramo ngo nuko ari amafaranga avuye mu bapfumu yo mu bupfumu Salongo yashyizemo iyo kaburimbo urabyumva neza rero abantu bareka ingenga bitekerezo zo mu mitima yabo icyo ni ikintu cyambere nasaba abantu bareka ingenga bitekerezo ziri mu mitima yabo imyumvire yabo ipfuye bayireke Salongo yubatse kaburimbo kandi Salongo iwe kuva kuri kaburimbo Spare uva Kigali nemba gashora kunze ku mupaka niwo muhanda Salongo arenga karera tahiwe akagenda Maranyunda gakata harimo nk'ibirometero bingahe doctor kuva ku muhanda ujya kuri Duwanu ujya ku kibuga ujya gako uji wawe aya ntago hari ibirometero ntago birenga 3 ibirometero 3 agaciro ka kaburimbo wabyumvise nuvuga ibirometero 3 none abaturiye hafi aho bose n'abadeperi n'abazayoni temple n'abarestoration n'abadventiste n'abasilamu n'abayehova n'abaki bose yewe hari n'abadasenga bose banyura muri iyo kaburimbo n'abagorozi wabyumvise bose banyura muri iyo kaburimbo noneho kandi bose baramushima wabyumvise neza bose baramushimira igikorwa cy'indashyikirwa yakoze none iyo tugarutse harahafite garden afite guest house n'ubustani na tente y'amakwe kuva wavuga amakwe ubukwe sorry urumva kwibeshya bibaho excuse me sorry mumbabarire noneho ahabera ubukwe kuva ni ku muhanda Nyamata Mwogo kuva kuri uwo muhanda ujya aho ubukwe bubera kuri guest house aparumu yiwe garden yahashyize kaburimbo guest house aparumu garden yahashyize kaburimbo ubwo bishatse kuvuga iki oya ibyo turabibaza nyirubwite ko aho turasa so urumva rero icyo ndakuvuga ni igiki kuva aho ngaho kugera kuri guest house yiwe hari abaturage bayinyuramo n'amamodoka abadepera abadivantiste abarukore mu buryo butandukanye mbese abakijijwe bose banyura muri yo kaburimbo mbere yuko Salongo ageriwe hari ababa babanjije kuyinyuramo bagahita bakata bajya mu bipangu byabo yayubatse wenyine nta umufashije nta n'umufuka wa sima umuntu yashyizeho wabyumvise noneho rero umuntu ashobora kwibaza ngo ariko kuki Pastor Claude yakiriye ikibanza cy'umupfumu wowe kucyunyura muri uwo muhanda urabyumva neza wowe unyura muri uwo muhanda uwunyuriramo iki icyo kintu cyumvise tureke inzangano ziba mu mitima yacu tureke amacakubiri n'ibiki byose abantu bihangishije amacakubiri n'ingenga bitekerezo zo mu mitima yabo kumva ko umuntu Salongo atuye mu baturage Salongo ubuse Salongo agiye mu biro bya meya aramubwira ngo Salongo wamupfuboza muri ibi biro mufatanya bikorwa Salongo agiye mu biro bya RIB umuyobozi wa RIB ntuze DCR wa RIB wa Bugesera aravuga ngo Salongo ngwegerayo so urumva rero abantu Yesu yaziye abanyabyaha ntabwo yaziye abakiranutse Imana yahamagaye Aburahamu Salongo ari umunyabyaha se oya ntabwo ari n'urugero ndimo ndatanga Imana yahamagara Aburahamu yamukuye muri Uri kwa Setera buriya ubucuruzi bwose abakristo b'abacuruzi bose babikomora kuri Aburahamu kuko Aburahamu Imana yamuhamagaye ari umucuruzi rero Salongo genda gushimiye biri serious kandi uretse dukomena amashi ndakoma amashi kibanza ntarabona ikibanza na habitasiyo reka rumubwire umva ahubwo ubu nijye usigaranye umutwaro wo gukura ubwatsi hari icyo bita gukura ubwatsi hari ubwo gusabye ubushobozi bwo kucyubaka ubundi kwanza icyo kibanza banza wumve ibyo ngibyo ntibimureba banza wumve ashaka yanacyubaka
hanacyuho ashobora no kubaka akashyiraho agatereraho aganuze amatafari yiwe iwe ryifatizo kubera yuko Imana yaravuze ngo umuntu wese uzasenga yerekeje amaso ku irebe ry'urusengero rwa Salomo azahabwa umugisha. Rero haturutse parisera nini cyane hagomba no guturuka na sima, haturuka amabuye, haturuka amabati, haturuka inzugi, byose birashoboka. Ngende kwibaza ikibazo rero sasa rero Pastor Claude tukuzi nk'umukristo yego wamenye Yesu Kristo muri Adventiste 17e jour. Niko bimeze. Salongo nawe numwe mu bizera b'umunsi wa karindwi. Byaba biciyemo rero nizere ko mugiye kuzamura itorero. Hari ndimi bivuga ngo ntabonye inshuti hebuje yankunze ntarabaho yanyiyejeresheje neza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana ubu datandukana reka nkore noye kwigana ngezu bwiza nduhura. Igitero kinda none kikavuga ngo ntacyo mfite n'igiti cyanjye kuko tubisangiye. Reka gufashe yenda Salongo ngire ngo ni ikintu gikomeye cyane kuba uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibaza ubundi Salongo abantu yenda bitewe n'ukuntu bagufata uyu munsi wa none ubundi Salongo wibaza niba aramutse atanze ubutaka kubaka inzu y'Imana ese ho ntiyaba ari umukozi w'Imana iby'ubupfumu kuko bavuze umupfumu twumva bavuze umupfumu mu Rwanda wumva umurozi wumva umuntu ukora ibintu actually bumva umuntu wenda ukora bibi cyane abantu benshi cyane ariko uyu munsi ushobora kuvuga uti nge n'umuvuzi gakondo amafaranga yanavuyemo niyo yampaye ubwo bushobozi bwo kuba natanga inzu y'Imana. Nta kibazo nushaka unyita umupfumu nakubwiye ko umupfumu n'uyu unyicaye iruhande ari umupfumu n'abapadiri n'abapfumu gute n'abapasiteri n'abapfumu. Umupfumu mu Kinyarwanda ni sobanura gupfumura kureba kure urumva kureba ugapfumura nk'icya gikutu ukareba ibiri inyuma yacyo aho umuntu atabasha kureba. Umuhanuzi prophet ni ukuvuga ngo ibyo byose biza muri ya ntuza. Reka tumubwire ni ukuvuga ngo rero reba mu rwa mbere rwa Samuel ibice 9 abishaki abisome noneho bamenya kera yitwaga bamenya uyu munsi uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya nibo bapfumurira. No kuvuga ngo rero ibyo imigenzo dukora aba mu nsengero gita guterekera iyo tuba turi gukora byose. No umuntu ubasha kumenya ibyatambutse n'ibihari n'ibizaza. Reka Dr. akomeza tubwire. No kuvuga ngo ngira ngo iby'ubupfumu mwabyumvise. Yewe nushaka unyita umupfumu icyo ndicyo genda kizi n'icyo Mariya abanyarwanda. Yewe ndeba ko icyo mfite umutima wanjye icyo mbamariye kunyita utwanyita cyose. Wamvuga umupfumu w'amurozi wakunyita iki icyo ndicyo genda kizi kuko ntabwo nari kujya kuroga ngo ari wo mwuga nize wo kujya kuroga abantu kandi ngomba kubavura ahubwo jewe ndi umuntu urwanya abarozi urumva ndi umuntu urwanya ibyo bakora n'ukubita hasi imbaraga zabo kugira ngo bo kumya kuturogera abantu. No kuvuga ngo rero unyise umurozi ntago manshaka gutandukanya ibyo bintu. Inkoko n'inkoko ni ibintu bibiri bitandukanye ariko byose byenda kwitirana. Ushobora no kubwaza umuntu namwe ugasanga birakunaniye. Inkoko ugumva rero ugasanga Kinyarwanda abantu tucyumva nabi ariko umupfumu kera n'ubu ngubu ntabwo byavuyeho ni umuntu n'umuhanuzi ni prophet. Salongo rero ejo uzaza usange nambaye ikanzu yanjye nambaye ijyangofero yindi njya nambara wenda y'uruhu wavuye mu ruhu rwenda rw'ihene cyangwa rw'inka kandi iyo hene wenda wayiriyeho urangije kubera ko nambaye rwa ruhu Salongo ni iki yambaye kandi iyo hene yavuyeho kuri rwa ruhu warayiriye cyangwa inka imipira y'amabaro dukina iba yavuye mu ibintu byose rero ntitukajye tubifata ngo tubyite bya shitani. Ibinini tunywa bidukiza indwara zitandukanye ni ibimera urumva ni ibimera. Ntabwo rero abantu bazafata Salongo ngo mubyite ngo byose ni ibishitani. Abavuzi bavurisha ibimera n'abandi bakora ibyo ngibyo bo nabaganga ngo nabaganga bambaye bitiriye ubuganga bambaye n'abavuzi b'Abadventiste yawo ndabazi nabo
nabo bavura indwara nyinshi zitandukanye. Nuvuga ngo ibintu byose byunganira umuntu kugira ngo abeho neza, ntitukajye tubirwanya, ahubwo harimo abandi bakora umwuga wacu nabi, aribo birenge babyimbishije inda. Niyo mpamvu mbasaba ngo umuntu warozwe uri mu pasiteri urwaje ngwino kwa Salongo, kuko ndabavuye benshi ariko kimbabaza baza bihishe. Arambwira ati giye mu gikari nicare hari abantu bo kumbona ko ni pasiteri. Ese ko cyubyemera? Ariko atincisha nkamwana kuburenganzira bwawe nta kibazo bagucisha hari. Mbona ari mbonye kanaka ubanza ari bumenye kandi nawe yahaje azamvuga. Nibyo azakuvuga kandi nawe yahaje. Ibyo rero si wawe harazira ko mba nagira ngo abantu nyine babyikuremo uwo mutima. Giye nkorera ibugesera, ugeze muri gare y'Ubugesera abwira abamotari ati mungeze kwa Salongo nushaka uze wishe. Hari undi Salongo w'inyamata. Hari undi Salongo w'igisenyi. Niwe musaza n'icyo gutikubaza. Ufite abagore 10. Aho ngabo abantu bajyamo munyitira bakamuha amafaranga, abantu ejo bakanuka ngo amazina yabaho kuri telefone ngo Salongo ngo amafaranga yanjye warayatwaye ngo ibiki, kandi ntago Salongo wo kuri wo mugezeho. Hari Salongo original ari we rurangirwa Wilson giye wo mu Bugesera. Nta handi hantu ndafungura ishami ndabiteganya, ariko ni nabikora nzababwira. Yewe ntuye mu Bugesera. Uriya Salongo wita Mayanja rero yaje nyuma yanjye, yamaze kumva Salongo ko yitwa Salongo, nawe ahita yigira Salongo ngo Mayanja abigisenyi. Yakwigiyeho muri make ya imodoka yanditseho Salongo, abantu babonye ngo Salongo agenda bamusuhuza bazi ngo ni Salongo jewe. Afite imodoka ubwimeze ite? Afite imodoka irango ngaho ibisa kumera nk'Prado za kera. Za kera. Ni type de ni za Prado za kera. Ziraho ngaho. Yewe rero ntago imodoka yanjye ntago yanditseho wayibonye, ntago yanditseho Salongo, ntago nayanditseho amazina yanjye. Mumenye Salongo kumutandukanya n'abandi baganga. Urumva abantu benshi ubu ngubu bamaze kwita abaganga bagakondo, bamaze kwita ba Salongo bavutse ni benshi, bamaze kuvuka. Hari n'abandi bagore bazamutse ngo biyita gutya bagendere kuri Salongo. Nuvuga ngo rero umuvuzi original uvura gakondo wazamuye urwego rw'abavuzi muri Afurika ni Salongo. Muri Afurika ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, kuko abantu benshi bangisha inama bo hanze b'abaganga ma Tanzania, aba Nigeria n'abazungu bose baramvugisha muri za Zimbabwe. Nagiye kuvura abantu yungiye mu Bubirigi, ahantu hose ubuvuzi gakondo narabuzamuye mbuvana kuri rwariho. Ubu ngubu tugiye kuzasugura, hari inama izabera hano mu gihugu y'abavuzi gakondo, muzayibona. Izaba nk'izameze nka cogamo. Ubwo nama umushyitsi mukuru uzayizamo izabarinde, muzabimenya mwijya kumenesha amabanga yabyo. Ariko tuzadufite abaganga bavuye Uganda, bavuye Tanzania, bavuye muri mu bihugu bya East Africa no hanze ya East Africa. No kuvuga ngo rero ntabwo buno buganga tuba turimo tuvuga ibintu nk'ibi bikomeye, dufatiye runini abantu batuye isi batari bazi bino buvuzi gakondo. So ikintu nabasabaga rero, wikumva ko kuburi pasiteri, kuburi umudiyakoni, kuburi giki mu rusengero bizakubuza kujya kwivuza kwa Salongo. Kubera ko icyo ukeneye ntago ari pasiteri, nta no gukeneye Salongo. Ntago Salongo giye bankeneye abantu, ahubwo bakeneye ibikorwa byanjye, kuko ibikorwa byanjye nkora nibyo bituma unkenera. Ibyo ukeneye kuri pasiteri ntago umukeneye ko ari pasiteri Claude, ahubwo ukeneye ko yagusengera ugakira kubera ko ufite ikibazo. Abantu rero ntago badukunda kubera ko twebwe dukunda ko turi beza, cyangwa dufite amazuru meza, dufite n'ibirenge byiza n'inzara nziza nk'ibi ngibi by'ibisuka byanjye, ngo aribyo badukundira. Badukundira yuko twabakoreye ibintu byiza biduhesha agaciro, ibikorwa birivugira. Nagira ngo yaravuze ku mihanda twakoze iriya, yewe n'umufatanya bikorwa na nkunda kino gihugu, numva nta n'ikindi kintu numva nagikorera uretse ubuzima bwanjye busigaye. Numva ntakorera igihugu ko ntago nzajya kukirwanya nkituyemo. Ninja no kukirwanya sinzagishobora kubera ko igihugu kirandenze cy'inshuri nyinshi. N'ufite umutima rero wo kukirwanya ntago uzagishobora, ahubwo vuba dufatanye nacyo tucyubake, dukore ibikorwa byiza, dukozwe ibikorwa remezo. Mu karere nkuyemo ku Bugesera ubu ngubu niyemeje kuba umukangurambaga wo gukora imihanda mu makaritsiye, mu midugudu dutuyemo. Ngira ngo n'abanyabugesera niba murimo kundeba Salongo muranyumva,
abo mu midugudu yacu mfatanyije na leta n'abayobozi dusuhuze na meya ndashaka ko Mutabazi Richard ndagushuhuje meya wa Karere ka Bugesera na gitifu ndagushuhuje n'abandi bose muyoborana mukora akazi gakomeye cyane dufatanye turabasuhuje mwese dufashe umuturage wa Bugesera dore pasteur nawe n'umuturage wanyu ntabwo mwari mubizi ni intama yari yarazimiye ariko ngo yaragarutse Nyabagendwa Gahigi ko mumwibagiye president Gahigi nawe aratubona cyane ni umushuti wacu Salongo mfite ibikorwa byinshi mfite abana mfasha bo mu makipe yo hasi abana bari baravuye mu mashuri bagarutsemo binyuze mu mupira kuko nababwiye ntige nkashinze academy k'umupira w'amaguru ariko umwana utiga ntabwo azakora iki azajya mu mupira kubera ko bakunda umupira basubira mu ishuri kugira ngo bashobore gukina umupira ndashaba rero kugira ngo abantu banyegere nivuga ngo nanjye nimbegere genye namwe nimunyegere muzaho ntuye mu nshake kuko mfite umutima wo kuba hafi yanyu namwe mube hafi yanjye namwe n'abarokore mushaka kunsengera muzi wanje munansengera mubwe muti Salongo Imana ikwagure igumugisha ariko ntuzaze wanje gutwika ntuzaze uvuga ngo uje gutwika ibyaha byanjye utabanje gutwika ibyawe byo mu nzu wawe ahubwo uzaze nkugire n'inama yuko twafatanya kugira ngo dusengere abantu tunabavure bakire dushyire hamwe nawo muhubwo bwenge ajya kuvura abo baturanye ajya bavuna amaguru inde ubwo ashobora kuza nk'uwo ukaba mukubwira ati reka yenda tuvuge nka Pastor Claude tukavuga ati yenda arabaturuka hano Kigali bakavunika reka dushinge branch yenda hano Ikagugu hafi y'urusengero aho ngaho hakaba hari hashinga n'imiti ivura n'abantu urabyemera kubijyanye n'iki ko Dr Salongo yaguha ku mpano n'ugukwigisha tujya kwiga mu ishuri nkuko ugiye kwiga litology sho kwigisha kuvura uri tayari kugira ngo kuvura ntago yavanga imirimo ibiri nahamagawe n'umwuka wera w'Imana wese hamagawe n'umwuka mubi banza wumve buri muntu wese afite nahamagawe na shitani banza wumve ibyawe ntabwo jewe ubu ntabwo nicaranye n'umupfumu banza wumve ubu sinicaranye n'umupfumu je nicaranye na Salongo Dr umupfumu ariko amaze kuvuga bisobanura banza wumve Rurangirwa Wilson ni uhaye ikibanza Pastor Claude niyo nzima ntabwo nge ngihawe n'ubupfumu bwo kwa Salongo kuko Rurangirwa ni famille Rurangirwa Wilson ya kuko iki kibanza ntabwo yakimwe umugore watabyemeye kandi umugore ntabwo yicara muri bwa buso icyo kintu abyumvise ni famille ihaye ikibanza umurimo w'Imana abandagira ngo abantu babanje abantu babyumve neza ahubwo genda ndashimira famille Dr Rurangirwa Wilson Dr arayifite narayibonye Dr ntabwo ari mfitira oya rwose narayiboneye narayibonye igipapuro neza n'igipapuro ikiva muri minisante nakibonye cy'abavuzi gakondo none se Pastor Claude banicanye kuko ntabwo nabonye handitseho umupfumu handitseho umuvuzi gakondo mbere yuko dusoza kino kiganiro ndakubaza ikibazo gikomeye cyane inyiturano kuri famille Rurangirwa Wilson akakanya ni yihe kugira ngo bigaragaze ko badahambye imbwa icyambere ni ugushima kandi buriya iyo umuntu aha umuntu ntashime bamwita intashima ingayi ntabwo rogewe ndi ingayi nababwiye yuko adahaye niyo nzima Claude ahaye u Rwanda ntahaye umuryango wa niyo nzima Claude ahubwo ahaye abanyarwanda bagomba kuza abadiaspora bazavamburutse ikibuga cy'indege hariya Nyabagendwa i Bugesera bagakata bagera Nyamata bakavuga batari ko church rwa rusengero turifuza kujya muri ya ntuzi uzarwita gute ubundi kwanza ubundi house of prayer inzu y'iki y'abanyamasengero house of prayer inzu yo gusengerwamo abazimu bose bazakora iki bazashye bavuze mu ndimi kandi pasi bakumwe muri protocole cyangwa abadiakoni hafi aho Cedric niwe uzaba ushinzwe gukamera ibintu byose iby'Imana ikorera kuri podium ku gatutu wabyumvise hanyuma mama Dr Salongo ni mama pasteur wungirije wabyumvise uko buri urumva bacumugani mu Kinyarwanda ngushaka kurya iby'umukire amyira umwana ibimyira bango begereje umugore kugira ngo bigereze wabyumvise abana be muri Sunday school hariya urabyumva worship team so nuvuga ngo rero
bene aba Salongo arimo umukozi w'Imana, Salongo azakorera Imana, umuryango wa kandi ubundi asanzwe anayikorera, kuko icyambere ntabwo gukorera Imana ari ukubwiriza gusa, gukorera Imana si ukuririmba, gukorera Imana ibi oya gukorera nuvuga ngo Paulo yabisobanuye neza mu bambere mu bikore no bambere ibice 12 asobanura uburyo umuntu aravuga ngo uririmba nawe akorera Imana, ngo Imana yatanze impano zo gukorera Imana mu buryo butandukanye, hari uririmba, hari utanga, hari ubwiriza, ibintu nk'ibyo byose. Rero Salongo nawe ni umukozi w'Imana. Rega muri Matayo 5 handitse ngo bazumirwa. Oya bumiwe bumiwe umurongo arawuhimbye Imana oya ntabwo oya ura do pass nabi yatuze yewe noneho icyo navuga so icyo navuga rero ni kimwe ngenda shimira ni impanuro TV, shimire Big Town TV. Icyo nabasaba ngiye kwisuganya inshuti n'abavandimwe bankurikirana mwese munze kugiraho nimero hariya, hanyuma akadoshyireho izo watanze. Oya watanze oya muzishiraho zose ayino muzishiraho zose arabashaka erega wamuboneyeho umugisha oya rwose pe sibyo se bazitanze hari icyo byabitwaye muzishyireho zose za Pastor Niyonzima Claude iza Rurangirwa Wilson nta kibazo. Arabadukurikira badashobora gusoma kugira ngo tuzibabwire aha noneho rero ubwo nanjye sabye inshuti n'abavandimwe abankunda, abakunzi banjye bankurikirana n'abashyigikiye umurimo w'Imana muri rusange, umuntu uvuga ati jewe nanjye nejejwe n'iki gikorwa Salongo akoze, kuko hari abatabasha kubikora. Hari abashobora kuvuga ngo Pastor Claude yicaye umupfumu, Pastor Claude yicaye umupfumu, baragize bagafata ifoto yanjye ya Salongo bakayishyira kuri za channel zabo kugira ngo bibonere ibirayi wa mugani kuko Salongo yavuze. Bene abo reka tuvuge ngo nimbwa abo bene abo bari imbwebwe imbwa nyagasyuguri baza wumve se ntabwo ari imbwa nyagasyuguri. Bene abo ngabo umuntu udashaka gushyigikira ibikorwa byiza ahubwo akajya kubirwanya, wabyumvise neza, umuntu urwanya ibikorwa byiza nk'ibyo, wabyumvise neza, abo bameze nk'imbwebwe zimokera mu ishyamba. Imbwebwe rero zibukira mu ishyamba zitinya abantu bari. Rero niba ukeneye kumenya Claude ninde muhamagare mwicane mu kiganiro 078 hanyuma 0782 51 15 Pastor yiza ihorana mu 0782 51 15 rero aho kugira ngo umuntu avugire iyo ngiyo mu ishyamba cyangwa yifashishe ifoto ya Claude na Salongo, duhamagare tukubwize live, hanyuma twivugira ibyacu aho kugira ngo avuge nk'umupfumu ngo yicaye ngo Claude oya amwigishijwe nabi. Harimo yenda ababona ibyo biganiro ukajya kubona ngo wa muntu ngo batinya, ukajya kubona ukabona bamukizaho amahembe, bamukizaho ibiki, ibintu nk'ibyo. Abamwigishijwe gutyo bo urababwira ikintu kugira ngo wenda iyo shusho itari nziza yabageze mu maso babone ko ari umugira neza nk'uko akora ibindi. Yewe icyo navuza buriya iyo umuntu nk'ubu ndamutse vuze ngo abantu mujya kureba ibikorwa by'impanuro kubera iki, ndimo ndangisha ibikorwa byawe abakunzi bawe. Itegeko aho ngaho rirakora, wabyumvise neza. Abantu mujya kuri Big Town kureba biriya bintu kubera iki, ndimo ndangisha ibikorwa bya Big Town abakunzi ba Big Town. Abanyarwanda saba so ubwo mvuze ngo kuki abantu mujya kwa Salongo, mba nangishije Salongo abakunzi biwe. Hari umuntu ukeneye Salongo, hari n'ukeneye Claude. Ahubwo jewe niba shaka Salongo nyirizina live turahura mu kibuga cy'Ubugesera hariya, mvuge ni hano mugira y'umupfumu, yarumva hano hari umupfumu, abapfumu mwese muze mukizwe, abanyabyaha basambanya abasinzi mwese, so ibintu nk'ibyo ni igiterane kijya ku Karubanda. Wabyumvise igiterane kijya ku Karubanda hariya, ntabwo igiterane kijya ku izina ry'umuntu ngo utoteze umuntu, umutoteze kandi mu Ruhengeri arabitira ubwo bupfumu. Ikibungo barahari harabitwa ko bagurukira ku ntaro. Ntabwo ufata izina ngo ryerekeze Bugesera uritoteze, cyangwa utoteze Claude, cyangwa utoteze Pasi Big Town, ntoteze impanuro, no ibyo babyita rero gutoteza ku gikorwa cy'umuntu, kwangisha abantu ibikorwa bye. Rero yewe ndagushimiye Dr. adusezere anaha abantu nimero abashaka kuvurwa, abashaka gukira. Icyo nashaka kuvuga ukiri muri ibyo ngiye kwisuganya, hanyuma nzababwira tujye gukura ubwatsi, kandi ntabwo ari kera, ni vuba cyane bidatize, kuko umurimo w'Imana uko akarere ka Bugesera gateye imbere, leta iri mwishishikajwe no kubaka ikibuga cy'indege vuba n'imihanda hirya no hino za Mwogo n'ahandi na Nyamata. Nanjye niko nshishikajwe n'umurimo w'Imana i Bugesera. Sante sana Dr. Rurangirwa Wilson, ubwire na madamu ko nabashimiye by'umwihariko, Imana iguha umugisha. Ngiye kwitegura nze gukora ubwatsi. Ka madamu uri gukomeza gushyiramo kakuza ikibanza
asante sana. yego Arakoze pastor. Barakariye abantu bamugize ngo yanywa inzoga iki ariko ntacyo. inzoga ni mu cyura Inzoga inywebwa n'abagabo. Ni ukuvuga ngo rero ikintu nakosora gatoya, hari aho bavuze ngo umuhanda ujya iwanjye Maranyundo, uriya muhanda ujya aho ntuye Maranyundo nubatswe na leta, kereka metero nke kuzamuka ujya uvuye iwanjye ni hatoya handi. Wowe ntabwo urakorwa muri bije ya leta, turafatanya n'abayobozi b'umudugudu n'icyo nawe uzakorwa. Ariko jewe gusa icyo nasabye gumye gusaba abantu nuko dukundana, dukora ibikorwa bifasha abantu n'ibyunganira leta, urumva, dukunda igihugu cyacu, dukunde umutekano wacyo, twubaha abayobozi bacu, tugikorere tubikuye ku mutima, kandi dukore n'abaturage bacyo ibyiza bibafitiye akamaro, apana byo kubabeshya ngo tujye kuri YouTube dutwike wa mugani ngo tuvuge ibintu ibi n'ibi ngibi. Ndabashimye rero abantu bakurikiye kino kiganiro, cyari cyiza n'ibindi biganiro, gusa navuze nti ntago dushaka abantu bazajya baza kureba Salongo. Niba uje kundiye utankunda cyangwa udakunda ibyo nkora, wikwiriye kujya kubira ngo utakaze utuyinite twawe. Babandi nabwiye ngo murashaka amayinite y'ibihumbi 10 kugira ngo muze gusubiza cya kibazo nababajije bwa mbere nkitangira. Nababajije nti igihugu ni iki, kandi ugusubiza komanteri ashyiraho na nimero ya telefone agomba kuyishyiraho kugira ngo nzamwohereze kuri mobile money, uko amafaranga azahita yabona. Azahita yabona kugira ngo abone megabyte zo kujya areba ibiganiro bitandukanye by'amacano. Igihugu ni iki ushobora kubisesengura cyangwa ukakivuga mu magambo ahinnye, nzareba wagisubije neza. Nomero yanjye rero umpamagara, ntuzavugiraho amateshwa, mpamagara umbwira ibintu bikubaka, byubaka n'igihugu nawe ubwawe bikubaka, nanjye binyubaka. Hari umuntu umpamagara ngo aro ngo harya ngo bakwitande, ngo aro ngo ubusengo harya ngo wankubitishiriza umuntu ngo ubu ngubu ngo wanyicira nk'umuntu mu masegonda 10 nk'uwo nguwo nkamubaza ndaguri, ntago mushobora kuvugana nawe nakumita ngukupa. Nomero yanjye ni 0787 163037. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa mpamagare kuri WhatsApp kora, apana kuhamagara direct kuri iyo nomero. Nuhamagara direct ushaka kutazamura WhatsApp kora cyangwa ukanyandikiraho ukangwita ndagushaka, mfite ikibazo gikomeye najya ngo ngire inama cyangwa se ukimfashemo. Mfite ni nomero yo guhamagara 0783 77882. Iyo ngiyo niyo nomero iri kuri WhatsApp, kandi wanayihamagara direct. Tukakwakira tukagufasha amazo bitandukanye. Ndabashuje rero, ndabasezeye rero mwese, kandi mugire umunsi mwiza. Hagiye inyamakuru ni Big Town, kiriya kindi ni iki, Impanuro TV. Turabakunda cyane rero, reka tubashimira abantu babanye natwe, abakurikiye kino kiganiro. Hari abungukiyemo ubwenge bushyashya, hari abamenyeye amandi makuru mashyashya, ariko ibyo dukora byose mureke twubahe Imana, natwe ubwacu twiyubahe, tuniyubakishe kugira ngo bikomeze kugira neza cyane. Nakagaruka mukomeze kuguma neza, turabakunda cyane. Imana ibarinde.